ati mufite umurongo y'abahaye akawa telefoni iracahari nanjye ndayizanye paka 20. Yesu ashimwe muri Bibiliya. Uzana umurongo uvuga ngo muzajya musuzanya muzajya muvuga ngo Yesu ashimwe muri Bibiliya telefone ebyiri yanditse ngo tware mutegete n'umurongo uvuga namufanywe kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu ati cyambere dushimira Imana kutuwezesha siku 2 Imana idushoboje iminsi kwa usalama kandi turigisha mu mahoro. Nafurahia waturage wa hapa ati yishimiye abaturage bahangaha wanakamata muda wao bafashe umwanya wabo kuja kutusikiliza. baje kudutega amatwi ngo batwumve. Ukiona mtu nawe n'umuntu anakamata muda wake afata umwanya we kuja kukusikiliza kuza kugutega amatwi anakuheshimu arakubaha kabisa. nukuri. Yesu anasema nini? Yesu avuga iki Mathayo muri Matayo 22:19. Matayo 19 Yego ku murongo wa 19 wao wenyewe walikuja kusikiliza. abana kutwumva. Usikie Yesu anawaitia nini? Mwumve Yesu yabahamagirira iki? Akisema umuntu wese wasize urugo rwe cyangwa se cyangwa abashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye asarwa imiruta 100 kabisa kandi asarwa n'ubugingo buhoraho. lazima Mungu akulipe. Ni ngombwa kugira ngo Imana iguhembe. Ukamata muda wako, ufata umwanya wawe unaacha makazi zako, ukaza akazi kawe unakuja hapa ukaza hano kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. kubera kumva amagambo y'Imana. Usizanie Mungu hata kujua, ntukeke ko Imana itazakumenya. atakulipa. Imana izaguhemba. Lakini kinachonisimamisha hapa, atari ikimangaritanyije ahangaha mimi sifundishake mambo makubwa, ati hano azigisha ibintu bikomeye by'abanyabwenge. wenzangu wanaifundisha. ati abavandimwe banjye babyigishije. Mimi nakuja kujibu maswali we yaje gusubiza ibibazo ya hiyo wenzangu wamefundisha, ibyo abavandimwe bigishije sababu mimi nazeeka. kubera ko we arashaje. Lakini nataka kukufundisha kitu kidogo ariko arashaka kubigisha akantu gato na zawadi. n'impano. Ukiweza n'ubishobora utachukua. urazitwara izo mpano. Ni nini? niki Wakati Waislamu wanafundisha, igihe abisilamu bigisha wale wamama wanasema bamama bashiki bacu baravuga bati ariko abayisilamu bazi kwigisha, ariko abayisilamu bazi kwigisha ariko babura akantu kamwe, ariko ikintu abantu n'abayisilamu babura akantu kamwe. ntabwo bacuranga. nta kamuziki bagira mu rusengero rwabo cyangwa bigisha. Mufite amategeko zingahe z'Imana? abaje mu amategeko ngahe y'Imana ni 10. abarasubiza Ni zingahe? ni 10. Kuririmba ni ya kangahe? kuririmba ni itegeko rya kangahe? Nimero composé. ntaryo. Irahari. mwarafite Mu mategeko 10 y'Imana kuririmba irahari. abana bahaguruka bakuru bicara. Irahari. itegeko rirahari. Kama tuimbe msikitini, niba twasema tutaririmba mu musigiti hatujavunja amri ya Mwenyezi Mungu. nta tegeko ry'Imana na rimwe turi twica. Hapana. ntaryo. Swali ya pili, ikibazo cya kabiri, nani kati yenu ninde muri ahangaha ana nyimbo moja waba ufite indirimbo imwe yenyewe Yesu aliimba? iyo Yesu yaririmbye Ninde? yitwaga ngo iki? ninde? iyo nashobora muzenga Nyimbo ya Yesu aliimba indirimbo Yesu yaririmbye
kuanguka. Nani iko na jina ya korale mama wa Yesu aliimba nani? Ninde waozi izina kuzina ya korali Bikira Maria alimbagamu. Yeye. Bikira Maria alimbagamu ya korali. Ile korali. Hakuna nayo. Hayo maneno. Haya magambo. Kwa nini mnalaumu Uislamu? Bikira Waislamu. Waislamu. Barikisha. Aliko kumsikiti yao. Kisire. Wapi umetoa hayo maneno? Unaona sisi Waislamu tunajua kuimba. Tukaimba hapa. Vumbi itaruka. Hamtatoka hapo. Lakini ikiwa hatuimbe kuna sababu. Hiyo sababu sasa kuwafafanulia. Mufafanukiwe. Ufafanuo. Iliyofafanuliwa. Wafafanuzi. Iliyofafanukiwa. Ufafanua. Ufafanukiwe. Waganga wanasema wanyonyola. Unyonyoke. Kuimba imetoka wapi? Na ndio pasteli wote. Bishop. Padri. Hii andiko ndio wanatembea na. Ya Zaburi. 150 Zaburi. Hallelujah. Mungu anasema. Ama Yesu anasema. Hapana. Haya maneno ni ya Daudi. Nani iko na andiko? Nani ya Biblia? Kwenyewe Mungu anamwambia Daudi. Wewe Daudi, ambia watu walindie. Wapi? Hakuna. Wapi ndani ya Biblia? Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima. Wapi Yesu anasema mwimbie Mungu? Wapi? Ndani ya Biblia. Wapi? Hakuna. Kazi yenu ni kuimba tu. Mwami Yesu alikungoma, tumwimbaza alikungoma. Wakutana wanaume na wanawake wanapigana visusu. Mwami Yesu alikungoma, tumwimbaza alikungoma. Mimi nachangana. Hiyo maneno sio ya Mungu. Ni ya Daudi.
mwimbaji, yari umuririmbyi kama vile wa King James, nuko ba King James wabona, kama vile wa Kitoko. nuko ba Kitoko mwareba. Daudi alikuwa anaimbia wake zake. Daudi alimbaga abagore. Daudi alikuwa anaimbia kondoo zake. Yari za Daudi alimbaga intama ze. Mungu akamchagua Daudi. Imana itoranya Daudi akawa mtume wake. akaba intumwa ye. Lakini Daudi ariko Daudi akaja kufanya kosa ndani ya Biblia. muri Biblia bavuga ko yagiye gukora ikosa. Sikia kosa Daudi alifanya. Ngamwumva ikosa Daudi bamubeshye. Ni hapo ndio kuima ilitokea. Aho ngaho kurimba byapfuye. Sio Mungu. Ntabwo ari Imana yabitegetse. Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 umutwe w'amagambo. Zaburi yaririmbye umutware w'abaririmbyi. Zaburi yaririmbye umutware w'abaririmbyi. Ni iya Dawidi. Ni ya Dawidi. Hii Biblia. Iyi Biblia yo turimo gusoma. Ntabwo ari Qur'an. Ntabwo ari Qur'an turimo kubasomera. Ni ya profesa. Ni iya Dawidi yanditse. Ubwo umuhanuzi Natani yasaga hari Dawudi uwo amaze gusambana na Betisheba. Akaba wundi w'intumwa y'Imana ni Dawudi. Ni Dawudi Amaze gukora iki? gusambana na Betisheba. Gusambana ni kisa. Oya. Ni kisa. Oya. Huyu Daudi wakati ameshafanya kitendo Yawala kusambana muka Uriya. akaomba msamaha kwa Mungu. Bavuga ko asabye Imana ko imbabazi ku Mana. Mungu alimsamehe Daudi. Imana yabaye Dawudi Akamsamehe. akamubabarira. Sababu Mwenyezi Mungu Kubera ko Imana anasamehe kila kosa. Imana ibabarira buri cyaha cyose Isipokuwa kumshirikisha. usibye kuba mubangikanya Imana. Lakini Daudi Ariko Dawidi hakukubali ndani ya nafsi yake kama amesamehewa na Mungu. ntabwo Dawidi yumvise mu mutima we ngo abyizere ko Imana yamubabariye. Akakosa amani. Abura amahoro mu mutima we. Akahangaika. Arahangarika. Akasema. Aravuga. Akajiuliza. Aribaza. Nifanye nini nimfurahishe Mungu wangu? Wari iki kugira ngo nshimishe Imana yanjye? Anisamehe vizuri. Ambabarire neza. Daudi akawaza. Dawudi atekereza kwa mawazo yake. mu bitekerezo bye. Akasema hivi. Aravuga ati hivi nilikuwa naimbia dunia. umuntu yarindaga isi. Sitaongeza kuimbia dunia. Ntabwo nzongera kuririmba isi. Hivi natafuta kuanza kuimbia Mungu. Umuntu ugiye gutangira kuririmba Imana. Hiyo ni mawazo ya Daudi. Ibi ni ibitekerezo bya Dawidi. Na akafanya nini? Nawe agakora iki? Akaamurisha wana wa Israeli Ategeka abana b'Abisirayeli muimbie Mungu. avuga ati muririmbe Imana. Hapo ndio tunatoka kusoma. Aho ngaho tugiye kongera gusoma. Lakini akamurisha Mnyarwanda. Ariko nabwira Abanyarwanda. Akamurisha Wakongomani. Reka Abakongomani ntabwo byabarebaga. Akamurisha Waganda. Ntabwo ari gutegeka abantu bo kwasi hakurya hariya. Sikia watu Daudi ameamrisha. Noneho mba abantu Dawidi yategetse kuririmba. Zaburi 81. Zaburi 81 ari mu murongo wa 83. Yego. Zaburi yaririmbye umutware w'abaririmbyi. Ulikumba mtware wa baririmbyi ni Daudi. Baririmbisha inanga ijwi ryitwa kititi. Ni iya Zaburi na Esafu. Irimbisha niyo bavuga sentetize. Kurimbishiriza Imana ijwi rirenga. Yego. Ni imbaraga zacu. Yego. Kuvugiriza Imana yakuba impundu. Yego. Kuririmba indirimbo muvuza ishako. Yego. Gucuranga intambo ngasi izana neberu. Yego. Tugize impanda ukwezi kubonetse. Sawa. Kandi ukwezi kuzanye ku munsi wako mukuru. Kuko umva. Kombe avuga. Kuko Iryo ari itegeko ryategetswe Abisirayeli bonyine. nini alimwisraeli hapa? Atana ni Mwisraeli wari. Mwisraeli nta Mwisraeli umuntu ukuri hano. Nani mwisraeli hapa? Nta Mwisraeli umuntu ukuri hano. Mimi. Ninde? Mzee. Mzee papa wacu. Uli mwisraeli. Waba Mwisraeli. Ngwino hano. Ngwino hano tambuka. Mzee Litroni. Ati mzee papa wacu witwa nde? Kakanyarwanda ndiko Afrodite. Uli mwisraeli. Ndi Mwisraeli mutumuka. Uli mwisraeli. Mutumuka. Ukuvuga uli muyahudi mumuka. Mutumuka cyangwa ukiyobokamana. Sawa. Umva uko Biblia ikubwira niba uri umunyarwanda ukavuga ko uri muyuda mumuka, umva icyo Biblia ikubwira. Ibyanditswe 3:9. Sawa. Aranditse ngo Umva mzee. dore ngo hari bamwe
muze yereka irangamuntu y'Israeli urabona ibyo urabona musore ni umunyarwanda ariko bari baramubeshye ngo ni umwishyira benshi mureka avuge musore reka tuguhe ijambo musore reka tuguhe ijambo kumana niyo musore ufite mikrofone udusobanurire neza uburyo uri mu Yuda niko dushaka uko Yesu tuvuga n'umuyahudi na Muhamedi nawe n'umwana twese ndabona n'umwana uri hano rero umuntu ajya kubwirizwa cyangwa mpatira ngo tureke icyaha buri wese agafata kuko icyaha nk'uko bita wese ibara nawe ukurimbuka uzi ikintu kituhuza hano ntabwo ari Buyuda ntabwo ari Bwarabu ntabwo ari Bunyarwanda umva icyo kituhuza hano Marko 1:38 Mariko 1:38 Yesu arasubiza ati ahubwo tuva hano tujya no mu yindi midugudu tuvuye Kigali tubashyira no kuri mudugudu iri bugufi iri hafi yacu Kigali nigisha naho kuko ari cyo Tanzania ikintu Tanzania ni iki ariko nawe umunyarwanda wewe ni Mnyarwanda tena kuwa fieri kama wewe ni Mnyarwanda ujisikie fieri kuwa Mnyarwanda yenyewe kinakukutanisha wewe na Yesu ni maneno ya Mwenyezi Mungu hakuna kingine wewe uko na wangamulia Israeli Waisraeli wakatola leo utatola leo na wana walitola Yesu alitola wapi tuwase Israeli ni nchi kama vile Rwanda vipi unavamia nchi ya watu uiba Mnyarwanda wa Israeli waliamrishwa na Daudi wewe hauko Mwisraeli kwa nini kuimba inakuona ndiyo sababu Mwenyezi Mungu baada ya Daudi kuamrisha watu sheria haikutoka kwa Mungu Mungu akakataa akaanza kumjibu Daudi Amosi 5:50
eternity. 21 kufika 23. Nange byanjye ndabigaya. Kandi nakunezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwanambira ibitambo byotswa. Kandi amaturo y'amafusi nzatemera. Imana yavuga sinzatemera. Kubera izo ndirimbo muri gucuranga. Kandi sinzita ku bitambo byanyu by'ukora amahoro. Cy'amatunganya byibushe. Urusaku rw'indirimbo zawe. Urusaku rw'indirimbo zawe. Kuko ndashaka kumva ijwi ry'intanga zawe. Shimwa Yesu we aramamaye aho ugeze hose tugukurira. Akantu numvise nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe. Wo mugore wawe aracyari igitenge arayaguza ku isi wakimugurira. Zamugura toka none waragumiwe ugeze mu myaka 50 utarabona umugabo. Urashaka umugabo urabisakuriza Imana kumva wamubona. ariko acha niwaulize kitu. Kama uko na watoto wawili niba ufite abana babiri wanaenda kwa masomo, bagiye kwiga, wanawafukuza batabirukana juu ya maminerva, bakabamenyekana na school fees cyangwa amafaranga y'ishuri. mtoto wa kwanza anakuja, Umwana wa mbere araza urebe neza, anafika mbele ya baba yake, akafukama mbere ya papa we, akavura papa mwili we, akavuga ati papa wanjye muraho, baratwirukanye ku ishuri, baratwirukanye kubera amaminerva tufite, kubera ko tutatanga amafaranga y'ishuri. uzamusubiza nabi, uzamusubiza nabi. Ubu ni uwa mbere. umwana wa kabiri ageze mbele ya papa we, atangira kuvuga muri mu bana ba mbere cyangwa muri mu bana ba kabiri. Mwisubize nawe kabiri. Kwa wengine abandi tukasema nyimbo, iyo tuvuze indirimbo wanasema hivi, baravuga bati hiyo nyimbo wiko wanasema sio ya kanisa, ntabwo ari zo mu rusengero, ni hiyo ya huko kutulia, ni izaba zo mu kabari, ndiyo Mungu hataki. nizo Imana idashaka. Kwa kweli na sisi Waislamu natwe abayisilamu tunakubali nyimbo nyingi, turazi ko indirimbo ari nyinshi, ni nyingi, ni nyinshi cyane, lakini ariko mfano urugero tukaimba, ni izindi ndirimbo mu rugero tunaenda kutafuta nyimbo Mungu anakataa, reka tufate indirimbo Imana yanga tukaimba mfano, tukatangira urugero. Rwanda nziza gihugu cyacu huje imisozi ibiyaga n'ibirunga. iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu, yubahiriza igihugu. sawa, tukaimba nituririmba nyanyangangugira kwa kukunda aka karirimbo nirimba nakawe mubiniro mubiza zagukunda akufite umunezero umutima. Iyo miyame sio nikaimba naririmba ndashaka kumva bera bera akashika wera bera nakutireba iyo miyame sawa, nikaimba naririmba mbega umunezero we mbega
Mimi nataka wewe na mwanafunzi mmoja. Kama tunataka umwana mweshuri aje atusomee hii andiko. Sasa mwana nyinyi tunavuga gukora examen baze batusomee nyandiko tugiye kwa muri Biblia. Amosi 8:3. Nibagere nyeshuri kweli. Ubu baba utamara dawa witibiti ubu mutanya kukiruka. Umuhungu asa muri Biblia. Umuhungu yakwi gukora examen utajijira isoza. Kumana imana izamuye no gutsinda aza dusomera nyandiko mu Kinyarwanda. Nta kibazo ni nyandiko muri Biblia. Asa yicara hano. Niba Kinyarwanda nako ari mu Cyongereza. Mushawacu mali zangu gutindikira. Amosi 8:5 hanyuma urasimbuka ku murongo wa 14. Amosi 8:3. Wewe imani ndirimbo yanga ni izihe ni izahe Ya kitoko. ni ya gitoko Ya King James. ni ya King James N'indirimbo z'igihugu. ni indirimbo y'igihugu Cyangwa yo mu rusengero. cyangwa n'indirimbo zo mu rusengero. Tumve neza. Ni Biblia. Mutege amatwi mwumve neza mureke gusakuza. Sawa. Umunyeshuri dusomere. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero Yego. zizahinduka umuborogo, Yego. niko Uwiteka Imana avuga. Kasubiramo bagore babiri. Sawa. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero Yego. zizahinduka umuborogo, Yego. niko Uwiteka Imana avuga. Komeza umurongo wa 10. Abayisilamu. Ntabwo baririmba mu rusengero. Soma. Ibirori byanyu ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, Yego. n'indirimbo zanyu zose zibe amaganya, kandi bose bazabatere guruka kinyara, ibigunira Yego. n'imitwe yose Yego. ihinduke inkongorera. Nzabategeza umuborogo nk'upfushije umwana. Umva professeur. Nta kibazo. Yego. Amosi 8:3. Yego. Uwo munsi Muri Biblia nibavuga uwo munsi umenye ko ni umunsi w'imperuka. ni urunaku rw'ikomerero, ni umunsi w'imperuka. Indirimbo zo mu rusengero. Ntabwo ari iya Koffi Olomide, ntabwo ari iya Diamond. Hano Ya Diamond turabizi. Diamond. Sweet number one. Sweet number one. Tunakamata, tunaweka. uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo. Niko Uwiteka Imana ivuga. Umurongo wa 10. Ku murongo wa 10 aragira ati ibirori byanyu uzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu uzazihindura umuborogo, n'amaganya, kandi nzabateza gukenyera ibigunira, imitwe yanyu ihinduka inkomborera, nzabatera umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege, amaherezo yanyu azaba mabi cyane n'amaganya kubera indirimbo zanyu. Sisi Waislamu hatuimbe. Niyo mpamvu twebwe Abayisilamu tutaririmba. Usitulaumu. Ntutuvuge nabi. Hapana. Oya, Ukiona Waislamu nubona Abayisilamu hawafanye kitu, badakora ikintu, uwasogelee, ubegere, uwaulize, ubabaze. usianze kuwalaumu. None ntutangire kubacira Uwiteka. Abaislamu ni babi. Abayisilamu ni babi, Ntabwo bakunda Yesu. ntabwo bakunda Yesu. Ufate. Kuva mu ryari Mimi afite kibazo. umuntu afite ikibazo cyo gusobanuza Abayisilamu. Tambuka. Niba utatambuka mushiki wacu, tambuka baguha inzira. Uwo mubyeyi mumuha inzira. Ngwino hano mama. Hagarara hano muvandimwe. Bibaye abantu. Hagarara hano. Wewe mikrofoni. Mushiki wacu mwitwa bande? Nitwa Maria Consolata.
twebwe turabayisilamu aho usengera hehe? Sengera mu Badivantiste. Ikibazo mwaba mufite? Ikibazo mbaza ni ikibazo ejo ni ibyigisho ejo mwavuze ko ngewe nibwo nyogera nkagira ngo mbabaze ku byigisho ejo mwigishije. Icyo kibazo nashaka kugira ngo nsobanuzeho numve. Ejo ku nyigisho twigishije icyo utasobanukiwe ni ikihe ngo tumenye aho duhera tugusubiza. Ikibazo ejo mwigishije mu gutaha mwatanze ihurizo muravuga ngo abantu ejo bazaza hano ari uyu munsi bazazane isomo ryanditse rivuga ngo Yesu yabatije mu mazi menshi. Bazaduhe umurongo umwe aho Yesu yabatije umuntu mu mazi menshi. Bawuzanye aho njye ndimo ndabaza mwebwe, njye ndimo ndababaza ikindi kibazo. Inshuti yanjye ko twavuze ngo uzazana inyandiko Yesu yashyize umuntu mu mazi akamubatiza afite ibihembo. Wabizanye ngo tuwabuzanye ngo tuguhe? Ndimo ndabaza kuko ni nabwo nyagera. Njye ndimo ndabaza njye ntabwo nize mbanza mbabwire kabisa, ariko ndimo ndabaza nanasobanuza kuba mu ruhango haba hano wawuzanye. bose n'ubundingari ese muri abantu bize baranga kugira ngo tumenye ko ari abanyakuri. Babuzanye uwo murongo babuzanye umusubize. mwabonye nayo ni bwose imarizi Ikindi kibazo ejo mwavuze ngo mugende uyu munsi muzatuzanire umurongo aho byanditse ngo Yesu yarapfuye. bavuze Yesu Kristo yarapfuye. aho yapfuye hari uwawuzanye. Icyo ni ikindi kibazo. Ejo mwaravuze ngo Yesu ashimwe na Yesu akuzwe byanditse muri Bibiliya. Sisobanukiwe ibya Bibiliya nanjye ndimo ndabaza ngo niba dusobanurire cyangwa namwe cyangwa nabo mwabitumye noneho nanjye nimikuri aho umusubize. Yesu ashimwe cyangwa yakuzwe yanditse inyandiko muri Bibiliya. Mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu hata kama haukusoma, kwa kweli Mungu amekupa akili yakavukire. Endelesha maisha yako hivi. Kuna watu walisoma akafika mbele ya Biblia anatanganyiwa mpaka hajui kandi arasobanukirwa rero asiendelee kutisalo kandi nakomeza kwisuzugura ngo ntize. Jiaminie na akili Mungu alikuzalisha nayo. Ihagarare n'ubwenge Imana ufite yaguhaye kuko nabagabo ufite ndani ya Biblia. Muri Biblia hakuna andiko
Yesu akuzwe cyangwa Yesu akuzwe hakuna. iyo ntarimo no kubeshya. Cha pili, icya kabiri, hakuna andiko nta nyandiko iri muri Biblia iri muri Bibiliya Yesu akamata mtu azafata umuntu akambatiza ndani ya maji akagenda akamutumbukiza muri Yorodani. hakuna aliyesoma Biblia niba hari abantu basomye Bibiliya ailete hapa. Yesu kubatiza mtu ndani ya maji, Yesu abatiza umuntu mu mazi, leta andiko. zana nyandiko. Hakuna. Ntawe uyifite mikoro irahari ati Tufasirie vizuri. ategera udusobanure neza. Kubatizwa sio kubatiza. ntabwo ari byo kubatiza. Irumvikana? Sawa. Yabatizwe ariko we Iranoa. Mathayo 3:11. Mathayo. ubu twaje mu nyandiko noneho. Mathayo. Yego. Matayo 3:11 arasema ati Yego. Yohana Umubatiza aravuga ati Yohana. yewe ndabatisha amazi Yohana aravuga njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane. kugira ngo mwihane. Tegereza. Kugira ngo mwihane. Yesu yarabatijwe na Yohana mubatiza kugira ngo yihane. kugira ngo Yesu yihane. Yabafite ibihe bya hariya. Tegereza. Soma. yewe ndabatisha amazi Yego. kugira ngo mwihane. Ariko uzaza nyuma yanjye uzaza nyuma ya Yohana ninde? Yesu arusha ubushobozi Arusha Yohana ubushobozi. ntibikwiriye no kumutwaza inkweto. Yego. niwe uzababatirisha umwuka wera. ntabwo marayika tushoboye gatanu gatatu cumi na rimwe Atemi atimwana. Yesu abatirishaga iki? ntabwo baririmba muki? ubwo muri kumwe nande? niwo mujya muvuga hamwe n'ikimenyetso nanjye ngo sinemewe kubitwara. Abantu babatizwa mu mwuka wera bari kumwe nande? na Yesu. Abantu babatizwa mu mazi bari kumwe nande? Ntabwo bari kumwe na Yesu. Ushaka iki? Icyo ushaka wabaye yawe. Yesu yageze ku isi akabwira abantu muri Matayo 10:28 mwese abamukeneye baremerewe nimuze musangire amaruhuko mwere kubona rero kwanjye munyigire kabisa kwigira kwanjye. Tugomba kwiga kwa Yesu ntabwo ari mu bandi. bavandimwe ba Kristo mutuze tugomba kwiga kwande kwa Yesu. Yesu yatumwe n'Imana Kwa hiyo alipimo nataka tuoneshe kitu cha mwisho. atuzana bakaleka n'ikindi kwa dusoze Watu wote wanyamaze. tayari abantu bose mu mutuzo kandi mutuze. Huyu baba anamuuliza maswali, ati mufata babaje ibibazo unashindwa kumjibu. nta n'umwe muri bo bigize musubiza. Mkamate yule mtoto. ati uriya mwana mufate. Naomba watoto wadogo turasaba abana bato b'abahungu basi hano bigire hino. abana bato b'abahungu aho bari hose muzi abana bato b'abahungu bahagarare hariya. muhagarare hano namba. abana bato b'abahungu Sawa sawa. yego rasha mashallah. abana bazi ko bajya kumutega ngo babanza gukura Sawa sawa. tambuka nawe. Abantu bose murebe hano. abantu bose murebe mwitegereza hano. Abandi bahari. Muze nta kibazo. abana bato N'abandi batoya bahari. Basi muhagarare. abana bato b'abahungu Hagarara hano.
turashaka abagabo bane. Naam, abagabo bane b'Abisilamu b'ukweli kabisa. Bamenye iyo ntebe? Turashaka n'abagabo bane. Mutambuke bamenya intambara yabageze. Gusa kamera kureba neza. Turasaba ko mugenzi wawe akaza y'ubwoko cyabaye urisubirana. Sawa. Sasa adino leo mfanywe mfano tunaenda kufanya aturejea tuje gukora haya kila mtu mwenye akili mmoja abitekerezo kama unajua utakufa niba uzi neza kuzapfa fata ukweli kuri kibukuri hakuna mtu anasindikiza mwenzake ndani ya kaburi nta munerekeza umuntu mugenzi mumva atakwita sheri kwa wakwita sheri shushu bele hani switi wanje karoti nyanya hano kwisi maikabeji ukifa nufa hata kusindikiza pale ntabwo muzajyamana muri iyo nzira ile sheri itoto Yesu alisema mwache watoto wadogo wache kwangu mwache watoto wansanje kwani ufalme wa mbingu ni wao ndio tunawaweka fasi ya wamalaika Yesu akasema anataka kuingia mbinguni afanane kama watoto wadogo hawana dhambi ni mfano wa malaika mbinguni wanamzunguka Mwenyezi Mungu ni mfano ya mbinguni inafanyikana usiku na mchana. Tusikie wengine wanakuambia mbinguni ni kuimba kuuliza malaika wanaimba wanasali Abamalaika basenga